Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje nanone muri kumwe n'uw'amahoro Donati. Gukunda si ibintu bihambaye. Urukundo rugaragarira mu tuntu duto kandi tutari mu buhanga bwinshi. Indoro, inseko, impano, bikorwa bito bito kandi bihoraho. Nukubaza ukunda uti waramutse ute? Urumva ushaka iki? Ese hari icyo nagufasha? Nukumwinjiza mu buzima bwawe, ukamwakira uko ari kandi ukamutega amatwi. Gukunda nukubonera ukunda kanya. Ndagukunda ikabipamo koko. Urukundo rugaragazwa kenshi n'amarangamutima rukuruzi abasha gusobanurwa gusa na bene. Aya ni amagambo meza dusoma mu gitabo Urarwubake cyane ku ipaje ya 51 cyanditswe na Padiri Victor America. Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV, nkuko rero ntangiye mubyumva, uyu munsi turazirikana umunsi w'abakundana. Niyo mpamvu mubona imbere yacu n'imbere yanyu batumiriye abatumirwa babiri n'abashakanye, ni Papa Salvati Nyirimbibi na Mama Teresa bamaze igihe babana. Bari buze rero kutuganirira batubwire ibijyanye n'urukundo rwabo, bahe n'impanuro abakiri bato bashobora kuba wenda muri iki gihe batinya kurwubaka. Tudatinze rero reka ntangire nsaba abavandimwe bacu batangire batwibwira. Murakoze. Nitwa Nyirimbibi Salvati. Murakoze. Nitwa Teresa Mukabanana. Rero arakoze Salvati Nyirimbibi na Terese Mukabanana. Murabona ko ari couple y'abashakanye bamaze igihe bashyingiranwe, banabyambariye nkuko tubibona twese. Nagira ngo rero nyuma yuko bamaze kutwibwira, ese mwatubwira mufite abana bangahe? Dufite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Abahungu 2 n'abakobwa 2. Ese mwaba mwarize amashuri angahe Salvati? Nize mu gihe cya mbere niga amashuri 4, avugaga École de Moniteur. Ubwo nko kubatumva ururimi rw'igifaransa École de Moniteur bya bisobanura ishuri rya abigiraga kwigisha. Abigiraga kwigisha École de Moniteur. Hanyuma rero Mama Terese Mukabanana, mwebwe mwaba mwarabashije kwiga? Nanjye nanize ishuri, nize amashuri abanza, niga tronc commun, icyiciro rusange. Hanyuma niga ishuri yitwa ETF, École Technique Féminine. Ni ukuvuga ishuri ry'imyuga. Ariko icyo gihe twagigaga igitsina gore gusa. Dufite diplôme rero muri École Technique Féminine. Aho muri École Technique Féminine mwigagamo ibijyanye n'iki? Murakoze. Twigaga ibintu byinshi. Twigaga n'uburezi. Twigaga iby'uburezi, pédagogie, psychologie, méthodologie. Ariko cyane cyane mu birebana n'imyuga tukiga ubudozi. Tukiga guteka, tukiga guhinga. Imyuga hafi ya yose twayikoragaho, ariko cyane cyane iby'ingenzi twigaga imyuga irebana n'iy'abagore, kuko cyera byasaga naho ntibyari uburinganire. Byasaga naho birobanura, cyane cyane tukibanda ku myuga irebana n'igitsina gore, ubudozi, ubutetsi, nuko n'ibyo bitaga jardinage, guhinga nyine, n'ibindi twagenda tubinyuramo turebaho, ubwubatsi, ububaji, twarebagaho gahoro. Ibihe bigenda bihinduka nyine, icyo gihe niko byari bimeze ko habagaho amashuri y'abakobwa hakabaho n'amashuri y'abahungu, ariko ubu turi mu iterambere, buri wese yiga icyo yiyumvamo tudashingiye wenda kuba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Haribwo iryo shuri ntaho ryaba rihuriye na ryandi twajyaga twumva ryitwaga familiar. Ahubwo twararangizaga tukigisha familiar. Mwebwe mu kuvuga ngo mwari muri abantu batambutse. Babyize tukabona diplôme, tujya kurera abo bantu baziga muri familiar, na za sera inyuma yaho.
ubwo wenda amashuri yanyu y'icyo gihe uyu munsi twayagereranya n'ubu ngubu za TVET na TVET byo kuko nk'ubu ngubu nakigisha muri TVET mwarayasomye rwose birumvikana. Nuko rero mama Teresa murakoze kutwibwira, hanyuma rero nagira ngo mbabaze papa Salvat Nyirimbibi, ese mwaba mumaze igihe kingana iki mushinze urugo? murakoze. Kugeza uyu munsi tumaze imyaka 46 tubana. Imyaka 46 rwose mwararushinze mubana, urumva ko ni igihe gihagije. Mu gihe mumaze mubana ni ibihe byababereye byiza mutazibagirwa? Kaduhere kuri mama Teresa. Umva ku giti cyanjye ku bwanjye ibihe tutazibagirwa ni ibihe twagiraga byo kwibaruka umwana. Nkongera none ibihe ntibagirwa niyo twabaga twamubatirishije. Nta mwana warenzaga umwaka atari yahabwa batisima. Ibyo byabaga ari birori kuri twebwe, nibyo birori byanshimishije mu buzima byo guhesha abana amasakaramentu. Yego. Salvat, namwe se byaba ari uko cyangwa wenda hari icyo mwakongereraho umufasha wanyu? Oya, nivyo rwose byavuze ni byiza. Byo byarashimishaga cyane. Ariko n'ikindi cyanshimishije nuko tubana twashoboye no kwigisha abana bacu, tuyigisha cyane nkanjye nari narigiye ibyo kwigisha. Hanyuma bakabyibuka bakajya mu mashuri bakagerageza kwiga nabo bakabo. Ni ukuvuga ngo abana banyu bose barize, ariko niba atari ibanga wenda naba ntandukiriye gatoya, nk'umwana wanyu wenda wakoze amashuri ahambaye cyane ku ruhe rwego. Biragaragara ko muri famille y'abantu bize, bivuge ko n'abana banyu mwabigishije nk'uko mubivuze nyine. Umwana wanyu wenda yageze nko ku ruhe rwego? Umva nta mashuri yahambaye, afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza, hari n'ufite icya gatatu. Hari n'utarakibona muto y'umuhererezi ariko aracyakirimo. Ubwo icyiciro cya kabiri n'icya gatatu tubishyize muri za ndimi zumvikana neza ni maîtrise. Hari ufite maîtrise n'ufite licence. Ufite maîtrise n'ufite licence. Babiri bafite licence. N'undi umwe ushakisha kujya muri kaminuza w'umuhererezi. Bigaragara ko n'umurimo mwiza mwakoze wo kurera, dukangurira n'abandi bantu nabo gukomeza gukora ubwo butumwa neza nkuko babikwiye. Hanyuma rero buriya ubuzima ntabwo twavuga ko ari inzira igororotse, habaho kuzamuka hakabaho kumanuka. Ibyo byose hari ibigeragezo mwagiye muhura nabyo mu rugo rwanyu. Salvat, ni ibihe bigeragezo mwaba mwarahuye nabyo rwose mukumva birabakomereye mu rugo rwanyu? Ibigeragezo twagiye duhura nabyo cyane ni ibigeragezo byerekeye amashyari. Abo twari duturanye bakabiguhisha kubakwanga, ariko bikajya bigenda bigaragara mu bikorwa badukoreraga. N'ikigeragezo cyane kibi kandi. Hanyuma rero icyo kigeragezo kibaye, hari uko mwabyitwayemo bikaba byaratumye mugeza n'ubu ngubu nyine mukirwubatse rugikomeye? Amahirwe nagize nuko nari mfite urugo, mfite umugore unyumva, unkunda. Wese ko yanasabiraga, yansengeraga, hanyuma ari hafi kuzamfunga, ariko ndengana. Nyuma hejuru baza kumenya ko bandenganya. Sinabahigiye mu mururu. Birumvikana ko isengesho ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. Mama Teresa Mukabanana, ese mwebwe hari ikindi kigeragezo wenda ataba yabashe kuvuga mwarahuye nacyo mu buzima bwanyu bw'abashakanye mukumva birakomeye? Murakoze. Ibigeragezo ni byinshi. Ariko cyarengejeho kungerageza, twababwiye ko dufite abana 4, ariko twabyaye abana 7. Kubura abana 3, ibyo nibyo byabaye ikigeragezo kirangora. Nza kugira n'ikintu cyenda kumera nk'ahamuka, ariko nabwo simbimenye ko ari ryo. Aho mbimenyeye, twakoze novene, turasenga, tubitura Imana, tuza kubona turi nk'abandi. Hari n'abandi byabayeho
tuza kubona ari bisanzwe mu buzima turabyakira ikintu cyadufashije rwose ni ukuba mu Mana kuba mu Mana kare watubajije uti ndasubira inyuma gatoya mu mbabarire usaza niko bigenda avuze niki cyabashimije mutazibagirwa twibuka ukuntu twajyaga dusenga dufite turi kumwe n'abana bose tugasenga mbere yo gusenga twarabanzaga tugakora icyo bita gacaca y'urugo gacaca y'urugo tukaganira n'abana bakatunenga natwe tukabona uko tubabwirira ko tubaha amarumarike nabo bakatubwira ati nawe wageze umujinya cyane wakabije kuduhana waduhannye bihanukiriye nuko noneho twamara kuganira ibyo byose tumaze kwiyumva no gusabana imbabazi tukajya twakora isengesho noneho nkibuka hari umwana twakurandaga gusoresha isengesho ryacu Magnificat abana barayikundaga n'ubu abariho bajya babitubwira iyo ntituri kumwe ariko hari ujya agira icyo twaba tuganira kuri telefone dusenga kayituririmbira azi kuririmba neza cyane nkuko muririmba mwabajene mube neza Magnificat kayituririmbira ati nibutse barunaka dufatanyije turirimba Magnificat arayikunda nuko ubwo rero iki kintu cyaradushimishaga iyo twabaga turimo tuganira n'abana bicaye nkibuka nari mfite umuvandimwe wajyaga atubwira ati mva ku isi nta kintu gishimisha nk'abana ati iyo wicaranye n'abana yari umugabo wa mukuru wanjye niwe wabivugaga twicaye tuganira na umwana mutoya ati iyo wicaye uganira n'abana bagukikije ubona ari rya juru ritoya turimo twagezemo ukabona n'inyenyeri n'iza nyenyeri zigukikije noneho nanjye icyo kintu nakibuka turi gusenga n'abo bana bari kutubwira ibyo byose batubwira wowe wageze umujinya cyane wahugiye gukubita wihanukiriye ntabwo wababariye papa nawe ibi nuko noneho rero icyo gihe ndabyibuka icyo gihe cyose ndakibuka twabaga twicaye dusenga pe batubwira udukosa twose natwe tubabwira ibyabo nuko murakoze ni byinshi ntawabirangiza ariko ni byinshi ariko ikintu cyambabaje cyankoze ku mutima nyine shoke nagize cyane niyo yo kubura abana rero kubura umwana kubura uwawe birababaza ariko nanone tukihangana kandi tukumva ko aho bari badusabira natwe tubasabira mwihangane rwose hanyuma rero muri iki gihe urubyiruko ntirwifuza gushinga urugo bitwaza ko harimo ibibazo byinshi bamwe bakavuga bati umwana nitumushaka tuzamubona mwabagiriye ihe nama Salivati murakoze inama nagira abana muri iki gihe ni nyinshi kubera ko ibirogoya ni byinshi abana bariga bakarangiza amashuri kubona akazi kabarushye kandi baba bize ku buryo buruhije abenshi sinavuga ko ari abakene cyane ariko harimo abadashobora kwirihira nk'amashuri ukabona birabaruhije abandi ababyeyi bakagerageza kubarihirira bagurishije utuntu twose yewe n'imirima n'amatungo none umwana akarangiza turangije ubwo rero nanone rwa bukene ntibushire bigatuma umwana asa naho ataye umutwe kuko yabona mu rugo nta kindi cyasigaye akabona nta mutungo hanze isambu iki byose byaragiye kubera we nubwo atabivuga ariko biramubabaza arareba aho afatira kugira ngo nawe azubake abe umugabo nk'abandi ugasanga abuze uko abigenza byongeye rero abenshi baravuga bati hanze hari abakobwa benshi ariko uwo nakwifuza n'uriya ariko se uriya yitwara ati bikamuyobera akanga guhita yiyangaja nuko afata iya mbere ati reka njye gusaba n'imyitwarire wenda itari myiza y'abakobwa bamwe na bamwe muri iki gihe ubwo rero bari mu kintu kibakomereye kuko ntabwo basobanukiwe n'ubuzima ababyeyi nabo ntabwo bifuza ko abana baba ingaragu ku
akagenda akamara nk'imyaka 25, 30, ugasanga birabaruhije. Akiheba ati abana bacu tuzabagira gute, kandi ni bose ari abakobwa ari n'abahungu. Ubu ngubu kugira ngo umuhungu yubake inzu ayirangize ntabwo byoroshye, agomba kuba afite ababyeyi bafite agatungo, noneho bakamufasha. Kandi rero ababyeyi b'iki gihe uretse ko ubukene buba buriho, ariko ubona bafite umutima mwiza, ntabwo ari nk'ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu wabasabaga amafaranga, wabasabaga imfashanyo, ugasanga bakaguhakanira nuko baba bifite kandi ubibona. Ariko abubu nabo bamaze kurerwa, ubona bavuga bati mba ngufashije mwana wanjye, ariko ntacyo mfite, nawe urareba. Umwana rero agahagarara akareba ese nzabigenza. Noneho yareba n'abakuru be cyangwa abaturanyi bagiye bashaka, akabona ubu ngubu bari kujya batandukana uko bishakiye. Ati niba ari ibyo ntabwo nzashaka. Niba nabyumvise neza, harimo ibibazo bigera muri 3 bituma urubyiruko rw'iki gihe rutihutira gushaka. Harimo icya mbere cy'ubukene mwavuze, hakaba icya kabiri cy'imyitwarire mibi y'abakobwa, abasore cyangwa inkumi, yareba bakavuga ati nakabaye ndushinga, ariko se mpitemone ko ndeba mbona ntasobanukiwe neza, akabanza kwitonda, agasa n'usubira inyuma. Ariko none hari n'ingero zitari nziza z'abantu bamaze kurushinga batandukana hato na hato buri mwaka.